Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkuramutse kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifuriza n'ikaze kuri Bwiza TV mu makuru aba ari kuvugwa, mu makuru abavugwa hirya no hino. Muri kino kiganiro turaza kureba ku bintu byinshi bitandukanye, ku makuru agezweho, amakuru avugwa hirya no hino, amakuru avugwa mu bice bitandukanye. Turaza kureba Nzibira, abantu bakomeje kuyirundamo, bakomeje guhunga kubera imirwano iri kubera muri kiriya gice. Turaza kubyumva nk'uko abaturage baza kubyivugira. Turaza kureba kandi intumwa za AFCM turazivuga guhurira i Rubavu nabo muri Doha. Turaza kureba icyari kibazanye n'ikibyishe inyuma. Turaza gutera metero turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kureba no mu makuru yandi atandukanye. Ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Rudahunga, ndakwakiriye. Murakoze ndetse nsuhuza n'abaduteze amatwi. Meze neza Rudahu? Meze neza usibye akagripe nyirutse kari karandyamishije. Nanjye urimo urakanyohereza nakumvishe karimo karisukuma kaza rwose. Ntabwo byoroshye rero, tugiye kuba tureba ibintu bitandukanye. Ubwo duha ikaze abakunzi ba Bwiza TV aho muteraniye mu bice murimo, mu bice bitandukanye. Rudahunga, wenda reka duhere kuri iyi nkuru, duhere kuri iby'amasezerano cyangwa duhere kuri bya Nzibira? Wabanza wenda tukatunyuriramo muri make n'abaduteze amatwi ku bijyanye na update z'uko bimeze ku rugamba, wenda ibijyanye n'amasezerano tukabirebaho nyuma. Yego, wenda reka turebe. Icyo twabwira abantu ni uko imirwano yadutse mu gice cya Warungu. Warungu ubundi isanzwe igenzurwa na M23, n'aha Nzibira twumva hagenzurwa na M23, ariko igihari ni uko Wazalendo zateye muri bara abaturage, ndetse abaturage barahunga, zirashaka kwigarura Nzibira. Ni ukuvuga ngo izo Wazalendo zirashaka kwigarura Nzibira. Ubwo iyo tuvuze Wazalendo ni coalition yose muri rusange. Muri rusange urumva ko mu kiganiro cya mbere tuvuga ko bari gupanga uburyo bazikuraho intwaro, ni nako kandi hari n'uburyo nazo ubwazo bahita, ariko turacyahari tu mu bice bimwe na bimwe ubona ko bizanagorana, kuko sinibaza ukuntu leta izagira ubushobozi bwo kwaka intwaro ya Kutumba, cyangwa se ikagira ubushobozi bwo kwaka intwaro Ngoma Nzito. Ubwo ndi kuvuga ibishyitsi, ubushobozi bwo kwaka intwaro Foka Mike. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya resitora yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Wenda tuva abafye kadwe n'abanasanga n'abamakana kibo ngo ni n'abanyabagoba n'abandi. So turebe noneho kwa intwaro bano Wazalendo muri Nord Kivu, ufata bitwa abanyatura, abazungu, Pareko, aba bamaze imisi barwana, aba Mutayomba, bayinyasi. Leta izabishobora koko? Ni ibintu bigoye urumva. Wenda duhereye muri Sud Kivu utangiye urugero nawe kuri ba Yakutumba. General Yakutumba ni indwanyi kuva muri 1996. Ukuvuga ngo ni mu mayimayi ukuze umukuru wa mayimayi muri kariya karere. Ubu rero ngo ugiye kumwambura intwaro n'abasirikare be afite bamaranye igihe kinini bamenyereye kariya karere, ni handi tubona hahita hajyaho match hagati ya FARDC na Wazalendo, kandi burya birangira FARDC ikubiswe. Uko byagenda kose birangira ikubiswe. Akenshi birangira FARDC ari ikubiswe.
birangira ikubiswe, ubwo kishatse kohereza buke miseri wo kugomba kujya kubaganiriza kugira ngo bacururuke, ariko wazarendo tubona ko ubundi babikomaga ku gatuza ko ari nabo barwana. Infantry, intambara zo ku butaka ubona ko aribo bajya imbere cyane kurusha FRDC. Iyo bakubiswe kuri iyo coalition yose tubwiye, haba FRDC, haba ingabo z'u Burundi, haba wazarendo, kubitaho mercenaires, kubitaho nuza FDLR, ubundi abantu basigara bahanyanyaza ni wazarendo na FDLR, abandi bose baba bagurutse kubera ko abandi barahunga bo bagasigara barwana. ntabwo basigara barwana. FRDC tubona bakunze kwishereza ngo nibo batirete ba mbere mu ngabo hari zibaho ku isi igenda mbere, ngo bahita birukanka kuri kurse kibuno amaguru, ubwo hagasigara rero wazarendo. Kuvuga rero ngo abo bantu bose imitwe twagarutseho irenga 200 bakubiye mu kintu ngo bise wazarendo, gukubitaho izo ngabo zo kwa Yakutumba na ba Makanaki ni ibintu bikomeye. Kongeraho noneho muri za Nord Kivu mu gitinsi cya FDLR, buriya impamvu ubona FDLR yanze gushira Burundi ara muri za Masisi na za Rucuru, n'ahantu bamaze imyaka irenga 30 kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, yaba niho bagiye baragenda barahinga bivanga mu baturage bashakana nabo. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero kugira ngo aho hantu uzahabakure ni urugendo rurerure. Ariyo mpamvu mu biganiro byatambutse tuvuga ngo 23 iracyafite akazi usibye ko na leta itorohewe. Niba Kisekedi bavuga ati uragomba kwaka intwaro wazarendo arabigenza kwaka inuzi intwaro kinyamaswa yongeye kwikorera arakirema nyuma ya FDLR. Ni ibintu bigoye. Tukoze kugaruka ku kintu cyo kuvuga ko yaba FDLR cyangwa se wazarendo wenda kuvuga ngo baza bakaka ino migiri strategique umutwe wa 23 wafashe, ubwo turavuga Goma, Bukavu ndetse na biriya bice bindi biri strategique muri Nuza, muri Masisi, kuzagenda kugera Bunagana. Ubona ko aho ngaho wenda baracyafite inzozi, ariko kubaderanje rwose byo bizahoraho. Hanyuma tukiri naho ngaho wenda tuhite tureba muri Washington aho witwa Martin Fayulu, ubwo tugiye kuri amakuru agezweho. Martin Fayulu ngasanga amasezerano y'I Washington atari igisubizo cy'ibibazo byugarije Kongo. Martin Fayulu aragira ati amasezerano y'I Washington ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'u Rwanda. Ntabwo yarubura murabyumva nawe. Bavuga ko Fayulu ntabwo urasoza. Akagira ati uyu muyobozi rero ngo wabatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kiganiro kuri Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera Chiyamala kuri X yasenye imvugo ye ya guverinoma ivuga ko aya masezerano ari igisubizo cya diplomasi. Fayulu yagize ati Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki ifashwe. Ibi nibyo yibajije, ahakana ko aya masezerano yacecekesheje imbunda cyangwa agarura ubusugire bwa Kongo mu turere twigaruriwe. Uyu munyapolitike kandi ashobora we nawe kuzabera akasa mutwe u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi. Asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacakara b'u Rwanda, niko avuga. Bakubitwa ngo kandi batotezwa mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyoni 30 z'amadolari buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Ko abatipe barabeshya n'ukuri, Kigali yarakize ndakurahi ko Kigali yaba yarakize miliyoni 30 z'amadolari. Naba naraziryaho n'ubukene butwugarije rudahu. Umuntu arabara ko umuntu arimo arabati kesho nitakura nini, none abandi ngo Kigali ko shaba tipe. Ako ashimangiye agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka bwacu. Yamaganye imvugo y'amasezerano Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa AFC/M23. Urumva? Hanyuma ngo uyu muyobozi w'ihuriro nyine Ramuka ariko yashatse kugaragaza aho ahagaze atandukanya mu buryo bweruye ubufatanye mu bukungu bagiranye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Avuga ko ashyigikiye mu gihe
yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano Kongo yagiranye n'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma ngo aho ahagaze harasobanutse icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni, ni kakandi cya cyemezo cyitwa 2773 kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda ngo zigomba gusubira iwabo kandi FCM igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Kongo. Wabyumvise Martin Fayulu, uramuvuga iki rero Fayulu? Fayulu ikintu namuvugaho arahuza n'abandi bawupoza bakomeye bababajwe n'aya masezerano ya Washington ndetse n'abandi ba Kongomani wenda nabonye bo bari hanze ariko bakurikirana cyane by'amasezerano ya Washington. No kwanga mu bice bibiri navugamo kuri Fayulu, icyambere ku rwego rwa politiki ntabwo abeshya, kubera ko kubijyanye ubwo ndavugana ku mutwe wa 23 ntabwo Kinshasa yari yabasha kusunika ngo bikure mu bice biri strategique twatuze ruguru ngo ibibambure. Kandi bo bari bazi ko ngo amasezerano ya Washington ngo egari mu gitondo ngo M23 irahita imanika amaboko. Ntabwo bari bazi yuko bitandukanye, hari umutwe wa 23 hakaba amasezerano ya Washington areba u Rwanda gusa, nanuza harimo ibihugu bitatu, Amerika, u Rwanda na Kongo. Ku kibazo cya FDLR u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwatangaje. Aho rero urumva ko ku rwego rwa politike ku bijyanye na 23 kuri leta aho ngaho rwose arayijomba igikwasi, ntabwo irabasha kuyitinsura. Ariko ku bijyanye na none ahandi hantu avanga n'ibyo twari tuvuze hejuru, avanga amasezerano ya Washington akabivangitiranya n'ibyo ya 23 kuko ngira ngo Fayulu buri arwanya indwara yo ku anti-Rwanda yanga u Rwanda ku rwego rwo hejuru. Sibyo ko nani kintu azarugira, ntabwo yarurenza amavi ku buryo ayoboye Kongo ntawamukira ndakurahiye. Biriya bari politike by'ibigambo ni nkuko buriya mu Misiri ku bwanuza ku bwa El Sadat wayoboraga Misiri agirana amasezerano nanuza na Isiraheli, abantu bari bazi ko naramuka apfuye kuko ndumva baramwishe bamukorera kudeta ngo abandi batazubahiriza amasezerano ya Isiraheli na Misiri, ariko abandi baraje barabyubahiriza kubera ko byari birimo Amerika ariyo ivuga iti kirazira kikazirizwa mwarasinye sefini. Icya kabiri Fayulu cyababaje n'abandi ni mu bijyanye na ekonomi, amasezerano y'ubucuruzi, kuko era amasezerano y'amavore ebyiri ya politike n'iy'ubucuruzi. Y'ubucuruzi rero yarabababaje cyane kubera ko babona ko Amerika ari izatwara byinshi. Hanyuma ikindi cyababaje cyane kubona noneho amabuye bavuga ngo nayabo bajyaga bashinja u Rwanda buri munsi ko ngo ari rwo ruyiba, kuko urumva aragaruka ku kintu cya $30 buri kwezi $100. Yego. Ubwo rero bakavuga bati amabuye yacu azajya gutunganyirizwa mu Rwanda. Ibyo bintu byarabababaje ku rwego rwo hejuru. Noneho wajya kuri pourcentage bakabona bo nta kintu gisigaye, kandi ayo masezerano akaba azatwara igihe kinini. Bihura n'umusenyeri Kinshasa wavuze yuko ari imyaka 99 bikahita bisaza abakongomani. Akaba rero urumva Fayulu yabyutse kabisa ameze nabi, ashaka uburyo yaburizamo manda ya gatatu akaba yayobora igihugu. Ariko aramutse agiye niyo anakiyobora nta kintu yahindura kuri biriya bintu bya Washington. Aravuga atarayicaramo banza byose intebe ishyushye imenywa n'uyicayeho. Yamaze kwicaraho ahita ayoboka. Kuvuga ati canga utanyura hanga sanction zari nyinshi cyane, zazigutegereje ari nyinshi, kandi no zishobora kuza harimo nizo kuguta muri yombi bakujyana i Washington nkuko byagendekeye Maduro. Ubu ngubu n'abapeza bagomba kurya bikandagira ndakurahiye cyane rwose, kuko Amerika kire ku ngubu umuntu tubona uhanganye nabo ni Iran ubahabura, ariko nabo kuko ni igihugu cyubatse gifite civilisation imaze imyaka myinshi. Rero hano muri ibihugu byacu bya Afurika kuvuga ngo Fayulu nguje ku butegetsi, nguje gukandagira mu masezerano twakwita nka Sesabayore, Amerika bayihereye ibintu ngo niwize wiyorere, wowe ukavuga ngo urabihagarika ngo kuko harimo u Rwanda. Nta nubwo wamenya ikigukubise. Ni birefu kabisa. Ngayo nguko ibyo ni ibya Washington. Hanyuma tugaruke ubu turajya tunyuzamo n'amakuru agezweho wenda gato mbere yuko twerekera ni Montre cyangwa se i Geneve mu Busuwisi.
reka twumve uko bihagaze mu gice cya Nzibira. Abaturage babyivugira bavuga ati bitu binaharibika. Mu gitondo twari twabivuzeho, ariko reka twumve uko abaturage barimo bavuga ati ibintu byabaye bibi cyane. Tubyumve Bwana Rudahunga. Jambo hivi papa, saa hii watu viko Nzibira kungali watu wa mingi, watu wa chami. Jambo hivi papa, saa hii watu viko Nzibira kungali watu wa mingi, watu wa chaminyago. Njobe viko nakimbilia Nzibira na bakule Mahamba make kuanzia Kishadu kukia sile mamjini ya kutokea Kishadu mpaka Nzibira. Bale wote viko nakimbilia njo Nzibira kule Mahamba karibu na Kishadu. Njo zile masase viko nazipigia saba kule viko nakimbilia njo Nzibira. Meba Nzibira abayatoka, lakini kabisa make pale Mahamba na Nzibira hakuna hata saa mzima ya kutembea. Mahamba njo vita iko njo viko napigana, abayafika msantre ya Nzibira. Na bakule Mahamba njo wenye viko nakimbilia Nzibira njo vile. Iyo ni Nzibira Rudaho. ni Nzibira. Buriya kari agace kagiye kongera gusubira nk'uko byahoze mbere, aho wasangaga burya hari menasi za wazalendo zitavanaho. Yego. Kuva 23 ubona ko bira bice isa kubera iyi nuza kigitsure n'igitutu cya Amerika yari yavuze ati reka basubiye inyuma gatoya. Ubona ko kira gice ntabwo abaturage bagiye kongera guhoza karago ku mutwe. Hari duce twese twagiye tuvuga ko yaba yararekuye muri bice byegereza Nzibira. Ubwo urumva wasanga abazalendo bavuga ati twa profete cyangwa se nakwalisi batereka du profete tubace mu cyo. Nimwe twaza tuvuga ko mu masezerano baganira kandi bose baharanira kuyubahiriza, ariko buri wese ashaka imitego yagira gute, imitego yatego undi kugira ngo ave mu masezerano cyangwa se amukubite namurusha imbaraga n'abamasezerano yitayikuramo. Ubundi niko bigenda iyo abantu bahanganye gutya aba leta n'umutwe bashinja ngo yitwaje intwaro. Leta ikoresha uko ishoboye, kuko burya leta ifite uburyo, ifite amafaranga, ishobora kuguza intwaro ziremereye. Ireba ifite iyo coalition yose ingana gutyo, shyiramo izo wazalendo banyoye n'ibiyobyabwenge, bo rwose banishora. Ibikoresha uburyo bwose kugira ngo nibasubira ku meza y'ibiganiro babe bavuga bati hari ikintu tujyanyeyo. Ari nacyo kintu ubona kirimo kugora abahuza, kuko abahuza bari kujya guhuza abantu barimo kurwana bikomeye kuri tele. Kandi noneho bagera imbere y'umuhuza kugira ngo bige indi dosiye yari igiye gukurikiraho, abo ugasanga barimo barashinjanya. Umwe arimo aravuga ati ni wowe wambanje, n'undi ati ni wowe wambanje. Ugasanga noneho umuhuza agiye guta igihe ari ku kintu cya seserefe, aho kugira ngo biyangaje muri za ngingo 8 23 yatubwiye. Yego. Hanyuma ikinabwa nuko FRDC kuri ubu ngubu muri Turi iragenzura ahitwa Mungwele. Bakagira ati abaturage bishimiye ko FARDC yongeye kwagenzura. Ibya FARDC nayo yaragowe. Uzi ko ahantu henshi ifite urugamba kandi bayakubiswe irubona ihabona ku buntu. Ariko se muri Turi ko nabonye baje gufashwa na Uganda, Abaganda ari naho rwose byaranze. Wapi ntuza Tomaro Banga yabahondaga Abagande bareba. Ari icyo banahinduraho. Kandi Tomaro Banga ne nabonye nari yahashyizeho agahenge, ubumenya barakanze. Yashyizeho agahenge kari unilaterale. Ubwo rero urumva nyine aragize aracyakarimo. Akaduha yifitiye Museveni yifitiye strategie muri kara karere. Icyangombwa nuko izo menasi zitagera ku gihugu cye gusa nta bindi. Hanyuma twigire no kuri ya masezerano iyo tugiye no kuganiraho. Hanyuma tubone tujya iza update umuntu agenda zinyuzamo abakunzi baguze ati rwose tuba tugenda tubabwira uko ibintu bihagaze umunota ku wundi niba bikurikiyeho. Icyo twabwiye cyo nuko uyu munsi nanone habaye imirwano, ngo reka nongere nje muri update sibyo Rudaho? Yes. Nje muri update turebe uko ibintu bihagaze. Abako kuri uyu wa gatatu ejo nibwo habaye imirwano yari ikaze cyane yahuje M23 ni nyeshyamba za wazalendo na FARDC muri groupement ya Kisimba na Ikobo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
bakavuga ko hano ngo inyeshyamba za Ventura ngo zagabye igitero gishya ngo ku birindiro by'ingabo za leta mu rwego rwo kwigarura aho zigenzura muri kariya gace. Urumva hari igihe mu minsi yashize izi za Wazalendo na FARDC bateye Ventura nayo ikora report strategique ivayo, ubwo wasanga yaravuze ati reka tuhasubire hose nyuma yo kugarura biriya bice byo muri Masisi. Abati kubera impungenge z'umutekano wabo ngo biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahungira mu bihuru. Bavuga ko imirwano yaje ikurikira yabaye ku wa kabiri tariki 23 nabwo yatumye Ventura igarura uduce twinshi turimo Ihura, Katobo na Mukoha muri groupement n'ubundi ya Kisimba. Hano hose ni muri Warikare. Hanyuma tugenda kuri ya nkuru yacu ari nayo ngingo y'umunsi tugiye kuba tuvugaho n'ubundi wari umaze gusa nk'ubikomozaho, aho bakubwira ko intumwa za AFC M23 n'intumwa z'Ubusuwisi ngo baganiriye i Rubavu. Kubera iki cyo tugiye kureba, bavuga ngo intumwa z'Ubusuwisi zahuriye n'abahagarariye umutwe wa AFC M23 i Rubavu mu Rwanda mu biganiro byari bigamije gusuzuma aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe i Doha hagati ya Kinshasa n'uriya mutwe bigeze. Uvuga ko ni ibiganiro ngo byamaze iminsi ibiri kuva ku wa kabiri tariki ya 26 kugeza ku wa gatatu tariki ya 20, n'uvuga ku munsi w'ejo nibwo ibino biganiro byarangiye. Hanyuma bavuga ko ngo bino biganiro byarimo intumwa za leta z'ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi ngo zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mishyikirano mu rwego rwo kureba uko amasezerano abiri yasinywe i Doha ari kubahirizwa. Amasezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura ifungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande na rumwe rurubahiriza amasezerano neza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zikomereza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi. Biba ngombwa ko abahagarariye AFC M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasangayo Bwana Rudahunga. Hanyuma amakuru aturuka ku mpande zitandukanye avuga ko leta z'ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibi biganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23. Aka nako kanote turakagaruka Rudahu, impamvu ni iyi. Hanyuma ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi ngiri muzibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru abivuga. ngo Rubaya ifite agaciro gakomeye mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize wa 2020, mu mwaka ushize cyangwa umwaka ushize 2025 ntabwo ari 2026. AFC M23 ngo mu mezi yashize yatangaje ko yiteguye kugira ibiganiro bitaziguye na Washington ku micungire ya Rubaya, mu gihe ibiganiro ngo byaberaga i Rubavu ku rugamba ho mu Rubaya ngo byari bimeze gute, byari bikomeye. M23 yakomeje kugaho ibitero n'ingabo za RDC zikoresheje drone n'abasirikare bo ku butaka, ariko amakuru aturuka nyine ku mirongo y'urugamba nuko M23 yagize gute, yabashije kugira gute kwigezayo FARDC na coalition yabo bajya hirya kure Rudahu. Urumva ko hajemo Rubaya rumva nta kinderega abanyamerika babirebera. Ibyo kuvuga ngo abantu ngo bisha agahenge reka, kandi urumva Amerika byari kuba ari isoni kuba bari bayikubise umutego ngo ufate Rubaya harimo yo 23, byari kuba ari ikibazo gikomeye. Kandi abantu barashinye, twibutse ko wa M23 tinye amasezerano y'agahenge na Kinshasa i Doha, biriya bice M23 yari ibirimo, kandi ubona ko Amerika ivuga ngo ibice bari barimo icyo gihe nibyo bagomba kugumamo. Ubwo rero ntabwo ari kubwira M23 ngo va muri Rubaya. Nanone byari kwita bigaragara nabi mu rwego rwa diplomasi, bagatabona ko ari ikintu cy'inyungu Amerika irimo guhisha ku bijyanye na Rubaya. Ariko impamvu Rubaya igarukaho cyane, twagiye natwe tubigarukaho, ni ifite reserve y'isi ya 60% ya coltan. Amwe mu mabuye akenewe cyane ku isi, haba mu modoka zikoresha amashanyarazi, haba mu bikorwa nako mu bikoresho electronique, amatelefone, computer, ibikoresho bikoreshwa mu ndege. Urumva ko arakenewe ku rwego ruhanitse ahubwo. Urumva ni imari. Ubwo rero niyo mpamvu Amerika yavuze ati nyamuneka mu bintu muganire kuri icyo kintu na Rubayizemo. Impamvu rero bazanye mu Busuwisi bazuti kubera icyo Ubusuwisi
Ubusuwisi wenda reka tubanze turebe ku bintu nabonye RFI irimo iravugaho bashobora kuganiraho, ngira ngo wari ubikomojeho no ku nkuru yasohotse kuri bwiza.com, ariko urabona ko mu bintu bushize imontre basize bataganiriye mu buryo bufatika ni uguhagarika imirwano burundu. Icyo gihe bari bavuze agahenge k'igihe gitoya agajya ngo mekanizme, ariko ntibigeze byubahirizwa. banavugaga nyine bya bindi bya humanitarian n'ibyo kintu bahagazeho byose niho icyo byabaga bishingiyeho. Yes, ubona ko ari amanuza mu Busuwisi ho bari bashingiye ku bintu cyane cyane bijyanye na humanitarian n'ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubu rero Kinshasa nanone ingingo ya kabiri ubona barimo guha abo bafashije Ubusuwisi ni mu bijyanye n'ingingo Kinshasa ikomeza kugarukaho ivugaho ngo kugaruka mu bice M23 igenzura. Iyo ngingo ibabaje Kinshasa cyane, ariyo mpamvu ubona habayemo ibintu bya blocage. Ariko abahuza bakavuga bati we Kinshasa, iyi ni ingingo igomba kuganirwaho ari uko habayeho guhagarika imirwano burundu. Ariko ikibazo murajya mu gahenge noneho mugasubira mu ntambara. Numva ni ikibazo turi gusubira inyuma, aho kugira ngo tujye kuri ino ngingo ivuga iti Kinshasa na M23 bazumvikana gute kugarura ubutegetsi bwite bwa leta mu bice 23 yafashe. Ni ikibazo umva kibereye ihurizo umuhuza. Nanone hakaza indi ngingo yagarutsweho cyane, kurekura imfungwa no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Ni ukuvuga ngo buriya uko bizagenda kose hari ikintu kijya kibaho, haba ibingibi M23 ishaka by'uko cya gice cyabaho Etat Federal, cyangwa se haba kuba wenda bajya muri leta biramutse bikunze. Hari abarwanyi, ntabwo burya abarwanyi bose bajyamo, hari ababademobilize ku mpande zombi kugira ngo ingabo zitaba nyinshi cyane. Hanyuma rero kuri icyo kintu Katari ikomeje gusunika ibiganiro, ariko ahanini Amerika irifuza yuko byabera mu Busuwisi. Kubera ko buriya Ubusuwisi abantu barimo kwibaza kubera icyo Ubusuwisi noneho bugiye kujya muri izo detail nyinshi Katari yakoragaho. Ubusuwisi bufatwa nk'igihugu kidafite ahantu kibogamiyeho. Kuva Ubusuwisi ari bwabaho no mu ntambara ya kabiri isi yose bwagaragaye ko nta hantu hamwe bubogamiye. Niyo nuza umurongo bafashe kandi isi yose irawemera. Ubwo rero ubona ko idoha hari igihe habaho ikibazo ugasanga nanone hajemo ibijyanye na isida diplomatique. Ngira ngo abantu baribuka igihe Perezida Neva atabara minisitiri w'ububanyi n'amahanga we wari wadukiriye Katari ashaka kwerekana ko Katari ibogama. Ubwo rero niyo mpamvu ubona barimo gushyira ku Busuwisi, bavuga bati okay, tujye ku Busuwisi. Ako kundi wabonaga Iran na Amerika bajyaga mu Busuwisi, ako kundi ubona yewe n'ikibazo cya Korea ya ruguru wajyaga wumva Abasuwisi bavuga bati ni muze hano, twebwe nta ruhande na rumwe tubogamiyeho. Ukabona rero ko amasezerano ya Amerika na M23 agiye gukwirakwira isi yose. Ngaho yavuye Rwanda, nako yavuye Nairobi hajya Rwanda, ava Rwanda ageze Washington. Ahubwo wibuke ko no masezerano yabo ashobora kuba yarigeze no kujya muri hari amasezerano havugamo Ethiopia, havugwamo Sun City, havugwamo Ntuza, havugwamo Himbi, hano Goma kuri Himbi nibyo. Hakavugwamo wibuke ko gufata decision zazanye aircraft byavuye Bujumbura, harimo Nairobi, harimo Rwanda, yewe noneho agiye ubwo babigiye Washington, kuko urumva Kinshasa niyo yijyanye Washington, ariko ubona ubu bayizanye ku ikarayi. Kisekedi niyo wijyanye Washington akaba mukubukire ku ikarayi. Ubwo rero urumva bigeze mu Busuwisi, bivuye Washington bigeze mu Busuwisi, ariko bivuye Doha, bisigaje kujya mu Faransa cyangwa mu Budage ndakurahe. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye. Kubera iki? Impamvu ikibazo kikomeje gukomerera aba bahuza ni kuko buriya ahantu hose abahanganye mu bijyanye no gukemura amakimbirane ya politike, iyo hatari habaho agahenge gahoraho biragoye cyane kugira ngo uhite usimbukira ku yindi ngingo, kuko nk'ubu ngubu bari buze bajye
nk'aba ngaba bahuye nayo 23 i Rubavu, buriya nta kindi 23 yababwiye, yahise ibereka raporo ati dore Kinshasa yadusanze mu bice turimo ntabwo yigeze yubahiriza agahenge. Bajya kuri Kinshasa nayo ati reka da, ati natwe ntabwo bigeze bubahiriza agahenge. Ugasanga rero abahuza bari muri izo nzira gutyo za gutya na gutyo yo kutubahiriza agahenge. Noneho ibindi bintu 23 isaba byo gucyura impunzi, byo kuzamenya uburyo ahazaza ya 23 hazaba hameze gute mu rwego rwa politike ndetse na gisirikare, byo gufungura ziriya mfungwa zabo 700 bakomeje kureklama, ugasanga izo ngingo ntabwo zigerwaho. Kubera iki? Kubera ko agahenge katarubahirizwa. Akaba ariyo mpamvu rero Kinshasa nanone ibyungukiramo. Kubera iki? Iyo kutubahiriza agahenge nta kintu biyibwiye, amafaranga ya leta arasohoka bakayiba, abasirikare bapfira ku rugamba hari amakuru avuga yuko batajya baba batangaho raporo, amafaranga arakomeza akavuga ko bahembwa, intwaro zikomeza kugurwa, ayo ni amafaranga bagenda umwaka iyo urangiye kudebloka budget izagenda mu gisirikare ikoreshwa usanga ari nka 1/4, andi yose yigiriye mu mifuka. Ikindi ku rwego rwa politike Kinshasa nawe gukomeza gukurura iyo ntambara kugira ngo ejo bundi Kisekedi azavuga ati nta matora ari bube, turi mu ntambara, arabyemerewe n'itegeko nshinga. Ashobora kuvuga ati igihugu kiri mu ntambara, ntabwo dukora iki amatora nka kuri Zelensky yabikoze, kuko Zelensky ubu ngubu manda yararangiye, ariko aravuga ati turi mu ntambara ntabwo twajya mu matora. Ibyo byose rero ubona ko leta niba ifitemo inyungu, akarema bivuga iti okay, aho mwanjyana hose rwose nzitabira, nzajya mu Busuwisi dusinye ibyo dusinya, nimvayo hanyuma asubire hehe, nsubire kuri tere guteza akajagari. Yego. Hanyuma buri gihe mvuga ini ntabwo ari ngewe niyo 23. Kubera iki? Nabo bahuza haracyari ikibazo kiri complex cyo gushyira ingabo zizajya hagati, zizajya zitanga raporo. Ariko ibyo byose ni umukino nyine wavutani kuvute, ni wa mukino wakuze kuvuga ngo w'injangwe n'imbeba. Kandi nivutani kuvute ku ikaramu na vutani kuvute kwenye mapambano. Kwenye mapambano. Kuko Kinshasa yo tubonye ko yunguka hose. Kuko ifite abaturage basora, ifite ibihugu biyiguriza intwaro, timuze mu muyore sesabayore hano hari amabuye. Hanyuma wowe Washington igiye ibintu byasakuje byambanye nabi, okay, nta kibazo, reka tujye muze kuvuga ibi bimeze nka kwa kundi umutoza mu mukino wa basket yabonye merewe nabi ahita asaba pause. Kinshasa rero nani kimeze yakubiswe kuri tere, akura abonaga baragiye gufata Rubaya byanze, barimo gukubitwa bya hatari, nibwo twita twumva Ubusuwisi, nibwo twita twumva Doha. Bya bintu wagarutseho nawe inyuma y'amarido, aho twe dusesengura 10% ku 90% iri inyuma y'amarido. Naho ngaho rero diplomasi ya Kinshasa yiti kinira kavuga ati nimugaruke muri Sesabayore, hanyuma twebwe mudutumeho tuginuza mu Busuwisi, rwose turitabira. Ariko kuri tere hagakomeza kakajagara. Muri make ibintu byose umunani M23 yajyaga itubwira ibwira abanyamakuru mu nama. N'iki byitaho? Na kimwe muzambwire ikintu na kimwe kigeze cyo. Nta kirakunda na kimwe. Ntacyo. Nta na kimwe. Agahenge sikigeze kubazwa reka da. Mfungwa wapi? Kufungura abantu 700. Wapi? Badoha ibyo bintu bibiri baratubwiraga ngo ibindi 6 ntituzasubira do. Hanyuma kubakuraho ibihano by'ubutabera ntibirabaho. Imanza baje ntibirabaho. Ryategeko ribabuza kuganira na leta ntiriravukurwaho. Hari byinshi. Rero urumva ko ariko byose ukabonera mu mukino wa politiki hari mu bigaragara wagira ngo hari byo Kinshasa na Goma. Ubwo nivuga Goma bamenye ko ariko AFCM True baziranyeho, ariko abaturage batagomba kumenya, bagomba kumenya bikeya. Rega nuzegeze kubivugaho rwose, nuza Muyaye. Minisitiri Muyaye aravuga ati rega bariya nko kwirwamo mubavugaho cyane. Ni nkaho yabwiraga abaturage ba Kongo ati hariya bafite 10%, ati nta nubwo 10% rigeraho. Ati niyo bagumana Goma nabo kabagumana Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nta kibazo na kimwe. Nta kibazo. Ati Kongo nini rwose.
ati kongo nini rwose we ega kongo mbega nini Mm. ariko amerika n'abo bahuza batajya bavuga ibibazo byo muri turi bakivugira ibyo muri none se aho Kinshasa kuko wa mugani uvuze ikintu nanjye nakwemeranya nawe inyuma y'amarido aho bataganira nihe niba Kinshasa ivuga iti twebwe nta mafaranga tuzabaha muzimenye urumva hari ikintu Ntabwo banki ati kandi mugomba no gusora ati kandi abaturage banyu baje gucuruza mu bice byacu bagomba gusora uvuga ngo abaturage Kandi bagomba ibyo kwemera bipapuro igihugu abaturage bagomba kwemera igihugu mu buryo buri indirect babyanga bakajya bahabwa igiti cyangwa bakajyanwa mu magereza ni nkaho Kinshasa yababwiye ati ariko ubundi muradushakaye ati mwagumye iwanyu mu burasirazuba murajya he mwagumye iwanyu ko mufite 10% nta kidutwaye nyine bisaba byinshi bisaba ibintu byinshi kumvisha abaturage no guhindura imyumvire ariko mu bigaragara rudaho hari ibintu bisa nkaho byagiye ku murongo cyangwa ku ruhande mu buryo abantu benshi batabona ariko tuzagenda tuvuga buhoro buhoro slow by slow birimo kugenda bicayuka buhoro buhoro ariko ikintu ubona kirimo gucayuka Kisekedi rwose ari kugenda kurura buhoro buhoro ngo arebe ko ibintu bya referendum baramutse babyanze byibuze yakuramo inuza amasezerano yakumvikana ya 23 bakajya muri guverinoma uko yabimeze kose agahita ategeka icyo twakwita inzibacyuho nawe akabyungukiramo cyane gitondo twavuze uti Machiavelli avuga ngo tune moye so bon pour arriver à la victoire c'est la fait qui justifie ces moyens buryo bwose buremewe ati aho wakura mu wawe hose ugomba kuhakoresha icy'ingenzi ni ukugera ku bose ntsinzi urahakoresha yego ku meza rero turimo kubona Kisekedi afite uburyo burenze nka butatu ubwa mbere manda yagiye kurangira arakomeza ateza akajagari kuko tubonye ibintu 823 ewe yarwaniye iri kwivuga buri munsi nta na kimwe araba imyaka barwanya yego hanyuma icya kabiri gushyiraho referendum abo bantu uza opposition indani mu gihugu yamugora okay referendum izacayura ibintu byinshi ishobora gucayura iby'itegeko nshinga rya 10% tuvuga rishobora kuba rigira icyo ribyara yes hanyuma arakazi cya kane avuga ati ntawamenya ushobora gushyiraho imbaraga hariya wenda nkagenda nkabakuramo ku ngufu why not ibyo byose arabibara ariko urabona ko ushyize ku meza rwose afite inuza afite probability nyinshi mu gihe mu 23 yo iri kurwana n'umuriro wa drone umuriro wo ku butaka ishaka kurwana ku bice yafashe ndetse ikarwana n'igitutu irwana no kuri diplomasi ibyo byose kandi bigomba kubikora abantu bapfa banabaho byose ibyo ni ibintu bijyana na revolution nyine abantu bagomba guhangayika nyine tu ikarwana no kugira ngo ihe icyizere abo baturage irinze urumva yo kandi na leta nayo ikirwanaho kugira ngo igire gute igumye ihabwe icyubahiro urumva ni byinshi tu izi mbaraga zo zirwana ku muturage agakubitwa tu rudaho nibaza ko kuyavuga si ukuyamara burya ngo bavuga y'ubuki inzuki ntago zaribwa bavuga y'inzuki ubuki ntibwaribwa ariko bimeze twacumbikira hano bavuga tuti ibi vinatosha sibyo birahagije reka tuvuge tuti ikindi kiganiro cyangwa se andi makuru ni akagaruka tutarudi tena kesho cyangwa se mu masaha ari buze kuza turaba turi kumwe n'abakunzi ba Bwiza TV tubagezaho buri kimwe cyose rudakunda gushimiye cyane Sam urakoze ndetse tunashimira n'abari badukurikiye gira ibihe byiza rudahu saa ijoro ryiza bye 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 Kofi